mbanje kubasuhuza mu izina rya Yesu Kristo, aho muri mwese abajya badukurikira kuri uru rubuga. Ni urubuga navuga ko ari urwo kuvugiraho amagambo cyangwa se kuririmbiraho indirimbo zisa nkaho ziruhura imitima cyangwa se zisubizamo abantu imbaraga. Ni urubuga navuga yuko twatekereje nk'abantu bari kure cyangwa se badafite amahirwe menshi yo guhura n'abantu bakunda, ariko bagiye bagirana ibihe byiza. Hari abo twagiye dusengana, hari abo twagiye turirimbana mu makorari, hari inshuti zacu muri rusange nk'umuryango wa Samu na Mariya. Ni iby'igiciro kuba twakomeza kujya dusuhuzanya rimwe na rimwe binyujije mu biganiro, ikindi gihe mu ndirimbo, bitewe n'uko umwanya uzajya ugenda uboneka. Gusa turanezerewe nk'uko nari mbivuze. Wenda ku batanzi, nitwa Samuel Duhera Ubuntu. Nkaba rero nari ngize ngo mbasuhuze, mbabwire yuko mu by'ukuri uko dushobojwe n'Imana, cyane ko ariyo idukoresha, tugerageza kuba twagira icyo dutegura mu bihangano. Turi abantu dukunda kuririmba, ni nabwo buryo bwiza bwo kumva yuko tunezerewe, tubohotse. Haba mu bigoye turaririmba. Ngira ngo n'ijambo ry'Imana rirabivuga ngo unezerewe araririmba. Ubwo rero kuririmba bitera kunezerwa, nabishishikariza n'umuntu uwo ari we wese. Ikindi, gusenga ni iby'igiciro ku muntu uzi umumaro wabyo. Gusenga ni ibintu byiza. Mu by'ukuri ntabwo turi benshi, tugenda tubona abantu benshi bishimira ibikorwa cyangwa se ibyo ducisha kuri uru rubuga. Ruracyari urugendo rurerure, kuko iyo ibintu ari bishyashya, navuga ko ari bishyashya kuri twe, kuko ntabwo ari ibintu twavuga ngo dufitiye ubushobozi buhambaye. Ariko uko dushobojwe mu by'ukuri turaririmba, kandi twibwira neza tudashidikanya yuko bamwe batubwira ngo dukomereze aho ni uko badukunda. Ubwo rero numvishe nafata uyu mwanya ngo mbashimire, kandi mbasabe kunyurwa n'Imana mu mutima yanyu. Naho ibibazo byabaho, naho intambara zabageraho, naho isi yabaganza mukumva mucitse intege, naho mwagwa mu byaha ntimubiheremo, naho mwakumva muri mwe habayeho gusa nk'abiheba n'abiganyira, umuririmbyi yaravuze ngo dutumbire Yesu. Niyo mpamvu tumunambaho, niyo mpamvu twumva twamuririmba amanywa nijoro, ko nawe nabyumva biramunezeza. Ni byiza, ni byiza. Niyo mpamvu twumva twahoza mu kanwa kacu Yesu, avuga ati Imana ni nkuru, ni umubyeyi wacu, kugira ngo bitwubakire icyizere muri twe. Kandi ni ukuri, iyo tubwira irumva, ntabwo ari ukubishidikanyaho. Yagiye ikorana natwe iby'ubutwari, yagiye idukura ku kigero kimwe ikadushyira ku kindi, yagiye turwanira intambara tutarabo kurwana twebwe ngo tuzitsinde. Ariko Imana ni umukozi w'umuhanga. Ni ishimwe rero riba rikomeye cyane. Abantu benshi ntabwo babyumva, ariko kubabasha kubyumva bakazirikana ko imirimo yakorewe kugira ngo ubuzima bwabo bugende neza, cyangwa se yakozwe kugira ngo ubu ngubu ugihumeka umwuka w'abazima, iyo mirimo yakozwe mu by'ukuri yayikoreye ku bw'ubuntu. Ni urukundo, kandi icyo mbisabira ni ukuruzirikana. Rero ntago ndi butinde, sindi bufate umwanya munini ngo mbarambire, ariko ikintu nyamukuru nk'uko nabivuze kwari ukubashimira ku Mana. Dushima Imana ko ikiturinze, dushima Imana yuko igenda idusimbutsa imitego myinshi ya Satani, kandi yuko igenda irushaho kudukomeza no kuduha imbaraga mu byo dukora. Namwe rero mbifuriza yuko munamba ku Mana, muyivugirize impundu, ababishoboye bayiririmbire, abashoboye gusenga muce bugufi,
ndavuga ngo abashoboye kuko hari abatabona umwanya wo gusenga, ariko ndagira ngo mbabwire yuko imbere y'Imana nta nzitwazo. Ikeneye umutima wawe, ikeneye ko uca bugufi kugira ikugirire neza, kuko ngira ngo abantu benshi bakunda kuvuga ngo igirira neza abeza n'ababi, abanduye n'abatanduye, ariko mu by'ukuri turakwiye ngo duhore twezwa. Icyo ni kimwe. Ikindi tuyikorere, kuko mu by'ukuri imirimo dukora nubwo mu bigaragara abantu batabiha agaciro cyangwa ngo babone inyungu ibivamo, ariko imirimo dukora niyo yonyine ibasha kudutsindishiriza muri cya gihe duhura n'ibibazo, duhura n'ingorane, ukumva umuntu ahakuye ishimwe ati Mana warantabaye, warabikoze, warantabaye. Si uko wari mwiza, ahubwo hari umutima uri muri wowe Imana ikunda. Uwo mutima rero nakwisabira kugira ngo uhore uyinezeza, uhore unezeza Imana. Ubwo rero numvaga ari ngombwa ko nafata uno mwanya nkavugana namwe, nkabasuhuza, cyane cyane abo tudaherukanye ndabasuhuje mu izina rya Yesu nk'uko natangiye mbivuga. Rero nce bugufi nsenge, hanyuma nyuma y'iki kiganiro ndaza kusa nkaho ndirimba akaririmbo gatoya. Navuga ko ari gatoya kuko kera twajyaga twumva indirimbo ndende, ariko ni indirimbo ngufiya ariko ibanezeze. Ikindi ntabura kuvuga iyi shene yacu tuzajya dukunda gucishaho indirimbo kuko nizo tubonera umwanya cyane. Ikindi gihe ni tubuhuka, yaba njyewe, yaba madamu, yaba inshuti yacu, yaba inshuti y'umuryango, tuzajya tubagezaho ijambo ry'Imana, tubagezeho ibikorwa bitera morale, amagambo y'ihumure. Muri rusange interaction izabera kuri uru rubuga rwacu ko ruzagenda rukura. Ubu ruracyari akana, ariko ni akana gafite umumaro kandi turabishimira Imana. Ubwo rero ndaza kubaririmbira indirimbo, hanyuma tuzajya dukomeza tunezeranwe. Abazajya babona umwanya bajya badusuhuza, nabo batwereze ibyo babona twakora. Nkunze ukuntu kubera ko turi bashya, nibyo nahereyeho, nkunze ukuntu abantu batugira inama mu by'ukuri, kandi nizera yuko nidukomeza hamwe n'Imana bizaguka bikagera kure. Imana rero ibaho umugisha. Mana, ndagushimiye yuko uri Imana nziza, uri Imana itajya yiburira umwanya, uri Imana ishyira imbaraga mu muntu kugira ngo ayihimbaze, uri Imana ikura umuntu hasi ikamushyira hejuru aharinganiye hareshya nuko abasha Mwami kugushima. Natwe turagushimye rero yuko hari aho wadusize, kandi tugushimiye yuko muri twe washyize mu ijambo ryawe. Ijambo ryawe niryo ritwigisha gukora icyiza tukareka ikibi, ndetse niyo ducitse imbaraga cyangwa se iyo tuguye cyangwa se iyo tubuze icyizere, ribasha kudukiza rikadusubiza mu murongo muzima. Tugushimiye rero kubw'ijambo ryawe rizima washyize muri twe, kandi turagusabye kugira ngo rikomeze ritwubake. Ikindi rigende rikore ku mitima y'abafite intege nkeya, nabo bakomere. Tugushimiye yuko ibyo byose ujya ubikora nta kiguzi. Tugushimiye ko ujya uturinda nta kiguzi, kandi tugushimiye ko uturindira abacu ari nabo twaganirizaga, ukaturindira mu bihugu turimo, ukaturindira imiryango, ukaturindira inshuti n'abavandimwe. Tuguhaye icyubahiro. Icyubahiro ni icyawe, icyubahiro ni icyawe, icyubahiro ni icyawe. Uri Imana nziza, twavuga byinshi, ariko turagusabye kugira ngo imirimo yacu uyivangemo, mu izina ry'umwana wawe Yesu Kristo. Amen. Murakoze cyane rero. Imana ibahe umugisha.